umwuka w'Imana kubwira nicyo gifite agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana yacu yabwa icyubahiro dataganze ave mu bidatunganye. Moro Imana nabane namwe, Imana ibishimire muri aya masaha meza. Nongeye kugaruka imbere yanyu mbasuhuza aho muherereye hose. Imana nikomeze kubana namwe kandi bishimire mu bihugu byose bitandukanye, abankunda n'abatankunda, abakunda Imana bagakunda ijambo ry'Imana. Imana nikomeze banezerwe kandi Imana ikomeze banezeze mu izina rya Yesu. Hanyuma amazina n'asanzwe na Adeline wa Nyirawe, ndi umubyeyi nkunda Imana ndetse n'abantu bayo. Ngarutse muri aya masaha meza numva ndyohewe no kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibanezererwe. Nkunda kubabwira ko ijambo ry'Imana ari ubuzima, ijambo ryabaye tutarabaho, niyo mpamvu Imana ishimwe cyane mba numva nyuzwe naryo igihe cyose. Haleluya. Igihe cyose ndi mu mwanya w'ijambo mba numva nuzuye kandi mba numva ubwiza bw'Imana buri kuri njyewe. Hanyuma mbere yuko dutangira n'ijambo, reka tubaze dusenga Imana, twegereza umwuka w'Imana bane natwe, twe kwiyobora ubwo umwuka w'Imana yobore, ntaba ninjye, ubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Urakarama mukunzi mwiza, urakarama byiringiro by'abene inshuti yacu, tugushyize hejuru kuko witwa Imana, tugushyize hejuru kuko witwa Ndo kandi uzahoraho. Aya masaha tuguha ikaze na karibu muri iri jambo ry'Imana. Unyemere imitima iri buri byakire igubwe neza, kandi Uwiteka Imana uri buryumve akaryumvira rigero rimukura naho rimugeza mu izina rya Yesu. Unyemere ukora ibidasanzwe muri iri jambo, urikoreremo bari barwayi bakira ubuzima, abari bashonje babona ubuzima, abari babuze inzira babona inzira, abari babuze epfo na ruguru bose Mwami wigaragaze kuko ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Papa urakoze rero, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ngwaye ikaze ni karibu amasaha n'amasegonda turi bumare Mwami muri iri jambo. Unyemere ukoreremo iby'ubutwari mu izina ryera rya Yesu Kristo. Seze nizeye ko ubikore. Amen. Imana ikomeze duhana umugisha kandi Imana ikomeze tunezererwe mu izina rya Yesu. Hanyuma tudatinze, nimunyemerere manurire muri iri jambo ry'Imana, nimunyemere nganire namwe muri iri jambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubuhanuzi butavangiye burya ni ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe abahanuzi hari n'igihe turebaho dukeya, ariko burya ijambo ry'Imana ribasha kutubwira buri kintu cyose twifuza kumva muri aya masaha. Imana ishimwe. Muri aya masaha Imana ivugane nawe iby'ubutwari. Muri aya masaha Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Muri aya masaha birashobora kuba buri ku gitanda uryamye, Imana igusange ihakubyutse. Birashoboka ko wabuze inzira, Imana imanuka igucira inzira. Birashoboka ko wabuze epfo na ruguru, Imana ikora igikwiriye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nari mubwiye ngo we kwiheba, we gutakaza ibyiringiro, we kumva ko bitagishobotse, imbere y'Imana biracyashoboka. Imana ishimwe cyane. Mbere y'Imana biracyashoboka kuko n'Imana itaginanirwa, yitwa ishobora byose, yitwa Imana nyamana, yitwa Imana idahindurwa n'ibihe, yitwa Imana idahindurwa n'amagambo. Ikintu nkundira Imana nuko nta muntu ushoboka wabasha kuguteranya nawe nayo. Imana ishimwe cyane. Baguteranya n'umugabo wawe ikemera, baguteranya na so na nyoko bigakunda, baguteranya n'umuvandimwe wawe rwose mukarebana nk'abatarigeze kumenyana, ariko Imana ishoboye byose nta muntu bishoboka ko yagutera ngo bizemere. Ntabwo bikunda kuko Imana yacu ireba mu mutima kandi ikarebera hose icyarimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Timoteyo wa kabiri turasoma ibice byaho 2 n'umurongo umwe wonyine, dukuremo icyifuzo dusenge. Aravuze ngo umurongo wa 19, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba nje kubwira ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe. Uwiteka azabe, Uwiteka azabe, Uwiteka azabe.
Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana igaze. Birashoboka ko bene wanyu batakuzi, birashoboka ko abo mwiganye batakikwibuka, birashoboka ko abo mwakoranye batakikwibuka bitewe naho igihe kikwicaje, bitewe naho igihe kiri kukwerekeza. Ariko reka mubwire, nubwo uri muri icyo gihe kimeze gutyo, nubwo uri muri icyo gihe kidasobanutse, nubwo uri muri icyo gihe kimeze nkaho uhagaze ahantu hafundanye, reka nkubwire ngo Uwiteka azabe. Nimba koko Imana ishimwe warakijijwe, ibyawe byose ukabyegurira Uwiteka, ukaba wumva inzira zawe zose ari inzira z'igisiyoni, Uwiteka arakuzi nta kabuza. Imana ishimwe kandi azagukura muri icyo gihe uhagazemo. Ajya uba mu gihe cyo kwangwa n'abantu, abantu bakakwanga, isi ikakwanga, wakebuka hirya ugasanga nawe kwitayo, wareba hirya no hino ukabona nta muntu ugufite w'igihe, nta muntu ugufitiye umwanya. Ariko reka nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, Uwiteka arakuzi kandi arakuzirikana, azi n'icyo agomba gukora ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Dusomye aya magambo meza. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo meza, riratubwira ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Reka nkubwire mama, urufatiro rwawe abarozi bararuse, urufatiro rwawe abaguhiga bararuse, urufatiro rwawe rwo abakwanga barwijiyemo bararurangiza. Ariko reka nkubwire ko urw'Uwiteka rugihagaze. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditsweho amagambo meza. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze ku buzima bwawe, urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditsweho amagambo ngo Uwiteka azabe. Pere de sta segre. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Uwiteka ko urufatiro rugihagaze. Iyo urufatiro rw'Uwiteka barurogaga, ndakumenyesha ko utakabaye ukiri ku isi. Yaba urufatiro rw'Uwiteka barwirukanaga mu byabo, ntabwo bakabaye ukihumeka umwuka w'abazima. Ariko urufatiro rw'Uwiteka yashinze, urw'Uwiteka yazanye, urw'Uwiteka afiteho amashimwe. Reka nkubwize ukuri, niba ashaka bashimwe gateretebe gatoki, niba ashaka bajye mu bihugu bya hena hehe, niba ashaka biyambaza abapfumu n'abaki bose, nta muntu ushobora gukuraho uru rufatiro rw'Uwiteka. Icyo Imana yakuvuzeho kiruta cyane icyo abantu bavuga. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana ivuga kuri wowe nicyo gifite agaciro, gitandukanye n'icyo abantu bavuze, gitandukanye n'icyo inshuti zikuvugaho, gitandukanye n'ayo bavandimwe bakuvugaho. Birashoboka ko umuntu yakureba akakuvugira nabi, birashoboka ko umuntu yakureba akakwanga nta kintu umutwaye, birashoboka ko umuntu yakureba akigira inama mbi mu mutima we. Wagirirwa ishyari nabo mugendana, mukagirirwa ishyari nabo mubana, warongora umugore akakunanira, umugabo byakwanga. Ariko reka nkubwize ukuri, ikomeze ku Uwiteka, kubera ko ni urufatiro rw'iwe rutajya ruhanguka na gatoya. Ikomeze ku Uwiteka, urufatiro rwe ntabwo rujya ruhengama, ntabwo rujya ruhirima. Imana ishimwe cyane. Yo haleluya. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Reka nkubwire, ashoje avuga ngo kandi Imana ishimwe. Umva ukuntu avuze, uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatungana. Message n'ingendere yari uvuga iryo zina ry'Uwiteka arivuge atunganye, ave mu bidatunganye ajye mu bintu bitunganye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Uve mu byo kamere yawe yibwira, ahubwo ikora icyo umwuka w'Imana agize gute akubwira. Icyo umwuka w'Imana akubwira nicyo gifite agaciro mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dataganze
ave mu bidatunganye, kuko igihe cyose ukora ibizira, igihe cyose ujya mu mabi, igihe cyose ukora ibyaha, reka nkubwire ngo uba uri kure y'amaso y'Uwiteka. Ariko nuba kure y'icyaha ukaba hafi y'Imana, urufatiro rwa Uwiteka azakomeza kururinda, urufatiro rwa Uwiteka azakomeza kuruhagararaho, urufatiro rwa Uwiteka azakomeza kukururinda ikibi n'ababi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba nije kugira ngo va mu bidatunganye, va mu byaha byawe, va mu by'isoni nke, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu kwiba, va mu kwikinisha, va mu bintu bidatunganye mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma wemerere ukorere Uwiteka, wemerere ukurikire Uwiteka, nawe nta kabuza uko bizagenda kose azakugirira neza. Nuva mu cyaha, Kristo azabana nawe. Nuva mu buzima bw'ikinyoma, Kristo azagukomeza. Nuva mu buzima bwo kwirwanirira, Imana izakurwanirira. Nuva mu buzima bwo kwicira inzira, Imana izakuremera inzira mu izina rya Yesu. Va mu bidatunganye ureke Imana ikore, va mu byaha ureke Imana ikore, va mu byo wibwira uhereze umwanya wawe Imana. Imana ikora icyo yavuganye nawe, Imana isohoze isezerano, Imana ikugirire neza, Imana ikurwanirire. Data wa twese akubere maso, kandi Imana igutsindishirize mu izina ryera rya Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha, kandi Imana ibakomeze. Data banezererwe. Reka dusoze mbasengera Imana. Uri umukozi w'umuhanga, uri ibisiringiro by'abera, uri inshuti nziza, uri intwari mu ntambara. Niwe wenyine utajya utetereza abakwisunga ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ritubwiye amagambo meza. Urufatiro rwawe ruracyahagaze kandi rwanditsweho kuzabe mu izina rya Yesu. Nari nkweretse ababyeyi, nari nkweretse abasore n'abakobwa, nari nkweretse abantu wiremeye mwami mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Ibyishingikirizo byabo byararangiye, ibyo bari bahanzeho amaso byari byararangiye, ariko kuri wowe ntibirangira mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nari nseze ngo abarwayi bakire ubuzima. Mwami wanjye ubakize, kuko uri Imana ikiza. Ikiganza cyawe gisange kuba ari mu bitaro, kuba ari mu ngo zabo babuze uburyo, mu izina rya Yesu. Utanga ihumure mu bari bihebye. Uwiteka Imana uca inkoni zamba ku buzima bwa buri muntu wese ugutegereje iminsi n'utunsi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unyemere ugire neza abantu bawe, abifuza urubyaro utanga urubyaro, utanga ingo z'umugisha, utanga ihumure, utanga amahoro yo mu mutima mu izina rya Yesu. Nari nsengeye abantu basubiye inyuma kugira ngo wongere ubagarure, abari mu byaha bari kubyivurugutamo, wongere ubagaruze inkoni y'ubugwaneza mu izina rya Yesu Kristo. Nari mbasengeye kugira ngo Uwiteka we abatwazaga igitugu n'ibyaha ubakure, ibakuruza inkoni y'ubugwaneza, ubagire neza kandi ubiyegereze, kuko uri Imana nyamana, ukaba uri Imana ishoboye byose. Urakoze, turagushimiye, tubyambaje tubyizeye, kuko uri Imana ibishoboye kubikora mu izina ryera rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.